Reka nongere kubaha ikaze mugasobanuye ku uyu munsi ndetse muzi kuntu episode ya mbere yasoje. Twasoje ubwo uyu mukobwa yarishe asanga uyu mukobwa ufite isura itari nziza yicaye hano kugira ngo aze kumuganiza, ndetse muzi kuntu byagenze muri episode ya mbere ubwo uyu mukobwa abasore yagerageje bose kubwira neza, bagendaga bamubwira nabi bakamubwira ko ari umukobwa mubi cyane, ndetse uyu mukobwa uri kugenda hano mu muhanda akibona ko uyu mukobwa yicaye ahangaha yatekereje ikintu cyo gukora, ati reka ngire ikintu rwose nkorera uyu mukobwa maze nze kureba uko biza kugenda. Mana yanjye nakubwiye ngo aka gafilime ni keza cyane, ndetse nongera kukubwira yuko ari episode ya kabiri uze kubana nanjye. Iyi filime ni nziza cyane, ndetse sasa bari kwa mukobwa ntabwo yigeze atinzamo, araza asanga uyu mukobwa wicaye hano kugira ngo baganire. Ese agiye kumubwira ngo iki Mana yanjye? Mbega gusa uyu mukobwa akunze guhura n'ibibazo bigiye bitandukanye, akunze guhura n'inshuti mbi cyane, ndetse bidatinze uyu mukobwa yatangiye avuga ati hayi, atangira amusuhuza. N'undi mukobwa nawe ati nizere kumeze neza, ndetse uyu mukobwa ati rero hari akantu natekereje, maze iminsi mbona nyine utari kwitwara neza bitewe n'ukuntu bari abasore bakubwiraga yuko uri umukobwa mubi, ariko nanone hari akandi kantu natekereje kuba nagukorera kandi kakugirira umumaro. Ubwo sinakahe? Ubwo nakikana ugiye kumbwira akangira umumaro mu buzima bwanjye ku buryo rwose watuma bari abasore bakomeza kunkunda, cyane cyane uriya mukobwa uriya musore nakunze, byagenda gute? Banza umbwire. Gusa uyu mukobwa ati nyamara hari ukuntu nakugira neza ukagira agasura keza, ndetse uriya musore wapfiriye, ndetse uriya musore wakunze maze mugakundana. Ibyo ndabizi neza yuko rwose ako kantu uri buze kugakunda, ahubwo ubureka gato uzi ikintu agiye kumukorera, agiye kumutera fondeti cyangwa se agiye kumusiga mu korogo, niko bakunze kubyita. Ati se shuwa kazane se ndebe. Bidatinze wa mukobwa ati yewe ndagafite ahangaha, kandi ku kantu rwose nusa kukitera mu maso buri musore wese arumva agushaka. Iyo sura mbese bari kwanga barita bayikunda, nta kibazo suri kubireba se, dore rwose nakangaka ubona, kandi nzi neza yuko rwose akangaka kari buze kugukorera umunsi, kari buze kugukorera umuti. Mbega byiza cyane. Gusa uyu mukobwa ntabwo ikintu kiri kumugenza ari ikintu cyiza, ni umukobwa mubi, umukobwa w'umugome. Akomeza abwira uyu mugenzi we ati nyamara nubikora bazagukunda. Ibyo nkubwiye ni ukuri, si byo se? Erega njye ntabwo nakoshya, icyo ngomba kumenya ni uko ndagukunda. Ikindi kandi iyo mbona abasore bari kukubwira kugira ngo uri umukobwa mubi, nanjye ubwanjye birambabaza. Rero ikindi ugomba kumenya, niwitera rwose aka gafonde tangiye kuguhereza uragenda, ndetse uriya musore rwose arita akubwira akagukunda. Numara kubimubwira uyu mukobwa se ati koko nibyo, ngaho bikore se niba koko ibyo uri kumbwira ari byo. Bidatinze umukobwa nuko byatangiye ati reka nkugire neza, ndetse uriya musore ukunda cyane rwose ku rwego rwo hejuru, nzi neza yuko nawe ari buze guhita agukunda. Nuko rwose uyu mukobwa yatangiye kugenda abimukorera. Gusa uyu mukobwa ikintu kiri kumugenza ntabwo ari ikintu cyiza, murubuse kubibona rwose. Bidatinze yatangiye kugenda atera uyu mukobwa mu ikapu, agenda amugira neza, agenda abikora, ndetse anamuhumuriza ati wowe utuze, uriya musore nuko ugomba kumwegukana. Erega byarambabaje, kandi ibi byose uyu mukobwa ari kuvuga ari kubeshya, ahubwo ni umwanzi uyu mukobwa. Ibintu byose uyu mukobwa agerageje gukora, uyu mukobwa usanga ari kumwanga ndetse ari kumwamagana. Musanzwe muzi ukuntu muri episode ya mbere byagenze, ndetse rwose kuri inshuro ntabwo ubu ngubu aribwo rwose uyu mukobwa yarazanywe n'ikintu cyiza, ahubwo ikintu cyari kimuzanye ni ikintu kitari cyiza, kirimo ubugome bwinshi cyane. Ati rwose ndi kubona noneho umeze neza, uzi ukuntu ubaye akabyuti. Shareka nkubwire, ugende ufate ururabo rwawe nk'ibisanzwe, ubundi ugende uruhereze uriya musore. Nzi neza ko rwose ari buze guhita aguhereza rwose urukundo 100%. Ibyo nkubwira ni ukuri, ni ukuri pe, urasa neza pe, noneho urarenze. Ukurikira ukuntu yari yamukoze, reba ibintu yari yamukoreye. Yaragiye atangira kumutera amabara, atangira kumusiga ibirabaragure mu maso. Kumva uyu mukobwa ahubwo ni ukugira ngo ahemukire uyu mugenzi we, ni ukugira ngo amugire mubi birenze uko yari ameze mbere. Ati okay, nta kibazo rero, bayi genda ubikore, ubwo uzambwira uko byagenze. Umukobwa ati nta kibazo rero. Yagize ngo abonye inshuti, kumbe inshuti yari abonye ni inshuti itari nziza,
ni za nshuti mabi bajya bavuga. Buriya rero inshuti mizi kuzibona biragoye rwose, gusa nubona ufite inshuti mababi uzihangane, niko bigenda. Ndetse barakurika basore bari kuganira ahangaha nk'ibisanzwe, ndetse harimo umusore uriya mukobwa yakunze cyane ku rwego rwo hejuru, ndetse uriya mukobwa agomba kuza akamuhereza ururabo nk'ibisanzwe kugira ngo arebe niba basi kuri inshuro ari buze kumubwira ko nawe amukunda. Gusa ntabwo tuzi niba biri buze gukunda. Ndetse uwo mukobwa bidatinze barakurika yaje yishimye ameze neza, ati uyu munsi ngenzi neza yuko noneho mu maso nsa neza, ntabwo uyu musore agomba kunyanga. Ako kanya umukobwa nuko yaje, ndebere rwose aza ari guhamagara umuhungu, ndebere rwose ati guys hindukira nkubwire, ndebere rwose. Kandi umukobwa azi ngo yahatwitse, kumbe inshuti ye yamwemeje, yamukoreye akantu katari keza. Ndetse uwo mukobwa yese apfukamira uyu musore ati I love you, ndagukunda. Ariko wapi, ntabwo byari gukunda, biragaragara rwose. Ndetse ibi byose uyu mukobwa yabikoze ari guseka cyane, mbese yari yishimye ati ndagukunda. Ariko uyu musore atangira guseka we n'abagenzi be, ndebere rwose mu bigaragara uri batangiye gukwena uyu mukobwa, bati ndebere uyu mukobwa disi uri guhangara akaza kuvuga ngo arankunda. Ubwo se koko Mana ishobora byose, none se iyi ngagi wagira ngo yatorotse ishyamba yaje hano gukora iki? Reba uyu mukobwa noneho ubushize muzi ukuntu yari asa mu maso, none ubu ngubu wagira ngo ni akadayimoni kari kwigendera. Reba ariya mabara afite mu maso, nawe utegereze ukuntu ameze. Umukobwa koko yarahasebeye. Uriya mukobwa ibintu yari yamukoreye biteye agahinda, yaragiye atangira kumutera ibibara mu maso ndetse no ku mpanga. Mana ishobora byose, koko wagira ngo ni akadayimoni uri kukareba mu nzira, wagira ngo uhuye n'umuntu utari mwiza. Shuwa barakurika ku kanya, wa mukobwa wakoze ibyo byose yaje ahangaha gutya, ndetse aza ati sweetheart aza rwose ari guseka ameze neza cyane. Ndetse uyu mukobwa yatangiye kugenda yihakana wa mukobwa mugenzi we, kandi muzi ibintu byabanje kuba mbere. Ati nese muri kuvugana n'iyi ngagi? Shareka abwira iyi ngagi rero iriyemera, yoze iri kunyemera aho ngo ubu yigize neza ngo yahatwitse ngo ari buze kukwegukana. Uyu mukobwa akibona ukuntu uyu mukobwa ari shitani, yabuze ukuntu abigenza. Ati koko burya inshuti zo mu isi nuko ziba zimeze. Mbega reka mubwire usukuri, uzacunge neza utazisanga ufite inshuti nk'izi ngizi, kuko inshuti nk'izi ngizi ntawe zitaniye no kuba utunze satani mu rugo iwawe. Ni ukuri pe, ntaho bitaniye. Ndetse urebe rwose wa mukobwa yatangiye kubabara, atangira gutekereza byinshi, ari nako atangira kumva agize agahinda gakabije. Atangira kugenda ari kurira mu muhanda kubera agahinda uyu mukobwa ndetse n'abasore bari bamaze kumutera. Birabaza rwose, yagiye ari kurira inzira yose ati koko Mana nacumuye iki? Mana ni iki naba naragukoreye? Kubera iki ntameze nk'abandi bantu? Abandi bantu bo bameze neza, abandi bana bo barakundwa, abandi bana bavukiye mu miryango ikize, abandi bana nibo ni beza, ariko ufite isura nk'iyi nguge Mana, koko wambabariye. Umukobwa nuko byagenze, yari ari kurira, byari meze nabi cyane. Mbega bidatinze babasore byarashize, ubwo barataha buri umwe ajya iwabo. Ndetse barakuri kwa musore yaraje rwose, mbere ko ajya kuryama abanza kujya kuri telefone, abanza gucata n'abacuti be. Utebere abanza kugera mu rugo akajya kuri telefone agacata n'umusheri we cyangwa se bacuti be, kugira ngo mbese abone kujya kuryama. Ibyo byose abanza kubikora. Ibyo noneho sasa birangiye, umusore yararyamye nk'ibisanzwe. Ati reka ndyame ukurikire rwose ku bintu byabaye kuri uyu musore, biratangaje, urubuse kugira ubwoba. Ndetse bidatinze umusore arigenzura, yumva rwose nta kibazo, nsa neza, nakarabye, navuye koga, nta kibazo, reka ndyame. Araryamye koko nk'ibisanzwe, nk'ukuntu wajya mu buriri ukaryama nyine. Ubwo niko byagenze. Ariko rwose ugiye gutungurwa n'ibyo ugiye kubona. Uyu musore noneho yararyamye burira, ndetse bwarakeye. Ntabwo bwigeze butinda, ahubwo bwarakeye rwose nk'ibisanzwe. Ubwo mbese yarabyutse kugira ngo agende ajye kureba abacuti be, kugira ngo baze no kuvugana, baze no gupanga ibintu bigiye bitandukanye. Ariko bitegereze neza uyu musore ukuntu abyutse asa, mu maso ye hahindutse.
wagira ngo sinzi ibintu yarwaye mu maso, wagira ngo yarwaye uruhu. Uko byagenda kose umusore arabyuka nk'ibisanzwe, ariko ntabwo azi ko iki kibazo kigeze kimubaho. Ntabwo abizi, azi ngo ni bya bintu bisanzwe, azi ngo birasanzwe nka kundi abyuka nk'ibisanzwe, mbese akajya kuganira n'abacuti be ndetse akaba yajya mu kazi, azi ngo niko bimeze. Ariko wapi, ntabwo ariko bimeze. Yarahagurutse nk'ibisanzwe ati reka ngende, tekereza nanyura mu muhanda asa gutya, ese abaramubona bo baravuga ngo iki? Kandi wibuke yuko yakundaga kwanga uriya mukobwa ngo afite isura nk'iy'ingagi, akamuzira cyane ku rwego rwo hejuru. Ariko undebere nawe ibyamubayeho biteye agahinda. Ako kanya umusore afite telefone atari ko se ubundi ninde wanshatse? Arandebera ati uzi ko bwanakeye nakerewe ku kazi pe, reka ngire vuba vuba nitegure, reka mbyuke niborose nitegure rwose mpite njya ku kazi, ndabizi rwose ubu nakerewe. Ikindi kandi ngomba guhura n'abacuti banjye tukaganira. Umusore ntabwo azi yuko byamubayeho, ntabwo azi yuko yarwaye uruhu, ntabwo abizi. Arabyutse azi ngo nta kibazo, ndetse bidatinze umusore yagiye kwiborosa nk'uko bisanzwe. Aragenda ajya mu kirori, ajya kwiborosereza ahantu hari ikirori, azi ngo nta kibazo. Ariko ikibazo cyo rwose kirahari, gikabije cyane ku rwego rwo hejuru. Umusore nuko yakomeje kwiborosa, yiborosa ameze neza, ariko nanone attention, witegereje neza, reka mbabwise kuri Imana ihora hose. Ni ukuri pe, ntukirye ku bantu, ntukagende uri kuvuga ngo urabarenze, nuko ni ukwishyira hejuru. Ndetse uyu musore aravuga ati reka mbanze ndebe neza ibi ni biki ndi kubona. Umusore yikoze hasanga yarwaye uruhu, kandi yarwaye mu isura, yarwaye mu maso. Ikindi kandi wibuke yuko uyu musore akunze kujya anenga uriya mukobwa ati wowe ufite isura nk'iy'inguge, ntabwo nabana nawe, none nawe isura ye ibaye nk'igitera. Ariko reka mbabwize kuri ngo iby'isi ni gatebe gatoki, uragiye witwara neza utazasanga nawe bari kugucira nk'urwo uri gucira abandi. Ni ukuri pe, ugomba kwitwara neza mu buzima bwo muri iyi si, niko bigenda. Umusore yikoraho abona rwose ntabwo ameze neza, ati mbese ibi ngibi byatewe n'iki? Ndabigenza gute? Ko bidashoboka, ibintu kari ubwa mbere nahura nabyo, byagenze gute? Umusore biramuyobera, niko bikomeje kumucanga, ndetse arireba neza abona yuko afite ikibazo. Ese ibi bintu bimbayeho ni ibiki mwa bantu mwe? Umusore yitegereza neza, ariko abona yuko afite ikibazo kinakomeye cyane ndetse kitamworoheye. Ati noneho nese bacuti banjye ubu ndahura nabo meze gutya, ikindi se kandi ndibuze kujya ku kazi nsa gutya, ubundi bwo birakunda? Ibyo ni ibibazo bitangiye kwisukiranya ari nk'igihumbi. Ati koko ndabigenza gute? Ibyo byararangiye. Ati nta kundi rero ngomba kugenda, ubwo nta kundi ngomba kujya ku kazi. Ikindi kandi ngomba guhura n'inshuti zanjye tukaganira, ubwo nta birenze ndambara agapfukamunwa. Umusore nuko yambaye agapfukamunwa aragenda mu muhanda. Tekereza rwose ntabwo ari muri covid, aragiye rwose yambaye agapfukamunwa kuzuye amatama yose n'amaso ntari kugaragara neza, agiye rwose yuzuye inzira nta kibazo. Ndetse barakoreka abacuti be bari kuganirira ahangaha, batari kubura iyo witegereje uriya mukobwa ubona koko akwiranye n'uriya musore. Ariko uriya mukobwa uzi ukuntu yikuririzwa, ariyumva. Uriya mukobwa niba abona ari misi, ntabwo rwose uriya mukobwa ari umuntu ukwiranye n'uyu mucuti wacu, ntabwo byakunda. Ndetse uwa musore niko ari kugenda mu nzira, ari kugenda nk'ibisanzwe, undebere. Ariko gusa icyo ugomba kumenya nuko uyu musore atameze neza, ntabwo uyu musore yorohewe. Ndetse bidatinze yatangiye kugera kuri bacuti be, ati hayi ndere rwose uyu nguyu si kameze gutya, byagenze gute? Ndetse baramwitegereza, ukurikire undebere, bati hayi salama bimeze gute se, banze umbwire byagenze gute, ni iki kibazo wagize? Ati sha bubanze munsi huze nyine nta bibazo, kuko nubwo nakerewe gusa nyine muze kunyihanganira, nta bibazo nigeze ngira. Ndetse batangira kumaza bati se none ko turi kubona wambaye agapfukamunwa, covid yongeye gutera, ntabwo tuzi niba covid yongeye kubaho, ko turi kubona uri kugenda wambaye agapfukamunwa nyine byagenze gute? Banza utubwire ni iki kibazo wagize. Ntabwo byari bisanzwe, rata subizi. Nese uyu mujama wacu inshuti yacu yakundaga kwambara agapfukamunwa,
kandi turi kubona ko sinzi ukuntu wagira ngo mu maso yawe sinzi ukuntu hameze, byagenze gute? Ubwo bari batangiye kubona mu mpanga twaba duheri nyine uyu musore atigeze ahisha. Bati rwose ntabwo bisanzwe, ahubwo tubwire ni iki kibazo wagize, byagenze gute? Watubwira, tubwire, kuko biragaragara ko ufite ikibazo. Ikindi kandi kibyemeza ni uko twagutegereje turakubura. None se banza utubwire byagenze gute, wakererewe hehe? Banza utubwire byose ukuntu bimeze. Uyu musore ati nyamara njye nagize ikibazo, ahubwo nshaka kugira ngo muze kungira inama y'ukuntu ndi buze kubigenza, kuko njye ubwanjye byanshanze. Uzi ko mbyutse nkasanga uruhu rwanjye rwahindutse sha, nabuze ukuntu mbigenza. Reka nkuriha agapfukamunwa maze murebe rwose ukuntu nsa nabi cyane rwose. Namwe ubwanyu nizere yuko muri kubibona. Reba rwose umusore kuko yari yahindanye, mu bigaragara ntabwo yari ameze neza. Ndetse aba basore batangiye kurebana bati ese uyu nguyu ngo iki? Uyu nguyu nta rufa wari usanzwe uzi? Aru byakugendekeye gute? Mana yanjye ukurikire. Abasore batangiye kurebana bati rwose Arufa ntabwo ari we twari dusanzwe tubona rwose ameze gutya. Ubwo si umuntu umeze nkawe, ubwo uranyura hehe mu muhanda, uragendana nande? Reba ukuntu nawe umeze, reba rwose uruhu rwa rwangiritse. Ubwo se uranyura mu muhanda, banza umbwire ninde muntu muragendana mu muhanda maze akaba yabyemera? Biragoye rwose. Ahubwo icyaba kizima mwana mu mwanya wanjye twigendere, kuko turi kubona Arufa sinzi rwose ikibazo yaba afite, niba ari sida basi yaba yatungutse, byaba ari ibyuririzi, byaranashoboka. Arufa akunze gusambana cyane, wasanga ari bwa buraya bwe bwatangiye kumwataka. Kandi koko we uzi ko Arufa iyo ngeso ayikunda? Nibyo koko Arufa batangiye kumukiniraho, kandi izi ngizi zisanzwe ari inshuti ze, ariko rwose ibintu byabaye, ibintu byamukoreye ntabwo ari byiza. Abasore batangiye kugenda baryana inzara ndetse bari kugirana inama bati tugende. Nose Arufa ntabwo twakongera kubana nawe, aru bayi rwose ntabwo twakomeza kubana nawe kuko ukuntu umeze. Cyakora basi nukira uzongera uturebe twongere tugendane. Naho rwose guhera uyu munsi ntabwo ukiri inshuti yacu kugeza igihe cyose uzaba urwaye, guma aho ngaho. Ndetse Arufa ati nyamara mureke mwe kunsiga. Ndetse bati we guma aho ngaho, by the way atansiyo kuzura kudukoraho, utatwanisa ibyo byuririzi byawe ntabwo byakunda. Umusore nuko batangiye kumuca amazi, batangira kugenda bamukwena. Bacuti we barangije barigendera bamusiga hariya. Nta kundi kuntu yari kubigenza. Ari wowe wabigenza ute? Tekereza undebere rwose. Arufa yatangiye kugenda mu muhanda ndetse agenda ari kumva atemeze neza, ari kwaza ati koko ndabigenza gute? Araza arongera yireba muri miruwari kugira ngo arebe ukuntu ameze. Gusa rwose ukuntu yasanze rwose koko yahindutse. Uruhu rwe rwatangiye kuzana amabara. Mbega arireba neza abona koko yangiritse. Ati uzi ko ari byo we nabaye nabi cyane rwose, uzi ko nanjye cyangwa ibi byose ni ukubera yuko nasetse uriya mukobwa kandi yarankunze ndamwanga, mwita yuko ari inguge. None urandebera rwose ibintu nanjye bimbayeho, uzi ko mbaye mubi kumurusha di? Umusore biramuyobera, biramucanga, ndetse bidatinze umukunzi we yabaye ageze aho ngaho. Yaraje kumubaza byinshi byerekeye ku rukundo rwabo. Ati baby hayi, baby kutamamagaye, baby hayi kutari kuvuga, baby uri guhugira mu biki? Igihe navugiye wari uri mu biki? Reba rwose igihe nakuvugishirije, ariko se nanone baby byagenze gute? Ko ndi kuri mu maso yawe wahindutse, urwo ruhu byakugendekeye gute? Yewe uzi ukuntu wabaye mubi, nukuri pe isura yawe yahindanye, yabaye nk'igitera. Atangira kumuserereza ati nukuri pe wagira ngo uri agasimba, isura yawe yangiritse cyane. Ndetse uyu musore ati baby nyine nanjye nagiye kubyuka nsanga nsa gutya, nanjye nabuze ukuntu nabigenza, nabuze ahantu nkwirwa. Ubwo baby ngira inama y'ukuntu ndabigenza kugira ngo basi mbashe gukira. Baby ndakwinginze kandi ndabizi urankunda ndetse nanjye ndagukunda, rero ndakwinginze muri aka kanya basha kumfasha umbwire basi ikintu nakora, ndikubona rwose nangiritse cyane. Umukobwa akomeza kumva amagambo uyu musore ari kumubwira. Ese agiye kumubwira ngo iki? Aramusubiza ngo iki? Ndetse umukobwa ati okay byiza cyane rwose kuba nkumenya hakiri kare tutari twabana,
ibyo byose bibaye tutari twabana, ariko se nanone nta kintu nagufasha, ahubwo icyo nagufasha nuko nakuva impande nkagenda. Ntabwo rwose nakomeza kubana n'umuntu usa gutyo. Hari abasore benshi banyeneye, hari abasore benshi nanze barenze icyo nagukurikiragaho rero n'ubwiza bwo kumubiri wari ufite. Rero ndi kubona wahindanye akanigendere, ntuzongere kumpamagara. Umusore aragerageza ati baby wahagarara basi ukanyumva nkakubwira ikibazo mfite, ariko umukobwa arabyanga arigendera. Nta kundi uyu musore yari kubigenza, ndetse n'umukunzi we yaramwihakanye ati n'undi munsi ntukongere kumbwira amagambo nk'ayo ngayo, ubwo byarangiye, ubwo byabaye. Nuko byagenze. Mbega umukobwa rwose nuko yatangiye akatira uriya musore. Mwana yanjye ndebera rwose aramukatira neza ati kuko ndabigenza gute, inshuti zose nari mfite ziragiye, ndetse n'uyu mukobwa nawe aragiye, ubu se ndaba uwande, ubu se ndabigenza gute? Biteye agahinda n'ukuri pe. Ibi bintu ntabwo byumvikana ndetse ntabwo mbyemera. Bidatinze wa mukobwa wa undi uyu musore yanze yaraje ati Arufa byagenze gute, ko ndi kubona uri kwiyumvira cyane, ni iki kibazo wagize? Arufa yabuze ikintu avuga, yabuze ukuntu abigenza, ndetse uyu mukobwa ati wambwira ni iki kibazo wagize, ko ndi kubona uri kwiyumvira cyane, ikindi kandi nkabona uri kwitsa imitima, byagenze gute? Banza umbwire, ikindi kandi ndahari kugira ngo ngufashe. Banza umbwire rwose ikibazo wagize, udakomeza kugira ikibazo cyawe nyine kandi mpari, ndahari kugira ngo ngufashe, banza umbwire. Ndetse uyu musore ati ntabwo ubizi, inshuti zanjye zose zagiye, ndetse n'umukunzi wanjye yansize, bitwaje yuko narwaye uruhu, ngo mbese ngo ndasa nk'igitera, ngo nsa nabi, bose bagiye. Ubwo nsigaye njyenyine ndi kubaza mbese ninde uzankunda. Byanyubiye rwose, ndetse ikintu gitangaje ntabuze ukuntu mbigenza. Ibyo ngibyo ra umukobwa akomeza kubyumva, ndetse ako kanya uyu musore akomeza abwira uyu mukobwa ati cyakora naraguhemukiye, uzambabare ku bintu byose nagukoreye, n'ukuri pe nabaye umuntu mubi. Ndetse uyu mukobwa ati oya wikomeza gusaba imbabazi, ibyabaye byose byarabaye, ikindi kandi bira byose byabaye kugira ngo bikusigire isomo rikomeye cyane mu buzima bwawe. Ariko ndagira nkubwiye ko nubwo abo bose bakwanze ngo uri mubi, gusa uri umusore mwiza, urarenze koko, ikindi kandi nubwo bakwanze nanjye ndagukunda, ntabwo rwose nanjye nakwanga. Uyu musore ati ndakwinginze n'ukuri mbabarira, n'ukuri pe ntabwo musabye kugira ngo dukundane, ariko basi tube inshuti, ndakwinginze mbabarira, n'ukuri nkunda amagambo yawe meza umbwiye ubu ngubu, ntabwo nzabyibagirwa. Ndetse uyu mukobwa ati haguruka, wowe kwirirwa rwose uri kunsaba imbabazi, ntabwo ibyo ngibyo ari byo ngombwa. Wapi, erega uri umuntu mwiza, uri umuntu ufite agaciro, uri umuntu mbese w'icyubahiro, ntukagire ikibazo. Uri umuntu mbese erega ufite taye nziza, uteye neza koko, rero ntukagire ikibazo na kimwe ugira, ndahari. Siko bimeze? Ikindi kandi utaruzi nuko ngukunda, I love you. Mbega umukobwa arangije rwose akura yuko akarabo keza akunda, akarabo gasa gutya gafite iri bara namwe mwabonye. Mbega umusore arakitegereza ati umukobwa wemeye kunkunda nsa gutya mu gihe abandi bose bagiye, namwitura iki? Icyo nakwitura ni uko ndagukunda, niyo nyiturano rwose nzakomeza kukuba hafi. Ikindi kandi unyigishije yuko rwose muri iyi si tutagomba kwishyira hejuru. Ikindi kandi nkukuyeho isomo ry'uko nzajya mbana n'abantu bose, abantu bose ko baba bameze kose nzabakunda, kuko nawe uko utarobanura nanjye singomba kuzarobanura. Gusa rwose urantunguye mu gihe inshuti zanjye zose zari zansize, ndetse n'umukunzi wanjye. Umukobwa nuko yatangiye kumwitegereza ati wowe ntugire ikibazo, erega nakubwiye ko rwose utagomba kugira ikibazo. Ibyo ngibyo rwose byihorere, uri umuhungu mwiza, uko busa kose nuko nagukunze, ni ukuri pe. Erega buriya numvaga ntameze neza utarambwira yuko rwose nawe unkunda. Gusa rwose ubwo umbwiye ibyo byose, ayo magambo meza ndabikunze rwose, Imana izadushyigikire. Umukobwa nuko atangiye kuvuga, mbega koko urukundo ni urwa mbere, urukundo ruraryoha. Ese hari ikintu ugeze ubona kiryoha nk'urukundo? Urukundo rero rurimo byose. Mbega ndetse umusore yahise yakira akakarabo keza
gasa neza cyane. Uyu mukobwa yaramaze kumuhereza, atangira kukihumuriza ati mbega akarabo keza. Reka ubwire baby, sheri wanjye, ako kanya utwo tuzina twiza cyane twatangiye guhabwa agaciro, ndetse bati tugende tujye guserebura rwose, tujye kwishimira yuko tumeze neza cyane. Mbega byiza, Imana iradukunda. Nuko byagenze, bahise bigendera bava aha ngaha. Gusa Imana izababe hafi, Imana izabubakire, Imana izabarinde aho bazajya hose, ibyo bazakora byose Imana izabarengere. Reka mbabwire yuko rwose inkuru yacu irangiriye aha ngaha, ndetse akaba ari na episode ya kabiri turi kureba. Nizeye ko iyi episode yakuryoheye. Tuzahure mu kandi gasobanuye karyoshye nk'aka ngaka. Ndabakunda, Imana ibarinde, ndabakunda cyane rwose, boza ku mutima. Ciao ciao.